ntukagire kure umwami Yesu atakubajije izina ryawe. Suka ariyobewe ariko ari igihe agira ngo arebe ko nawe ntuteshuke, nubwo wahura n'ibigeragezo, nubwo wahura n'ibikunyeganyeza, nuko ukuyemo umutsi wo mwinyonga yitako kugira ngo arebe ko Yakobo afite gahunda. Itsinzi yose iva mu ntambara. Yakobo yararwanya akura izina, nawe nurwana uzakura izina mu izina rya Yesu. Itsinzi yose, intambara urwana mu kirere cy'umwuka, intambara urwana y'ibigeragezo, aho ngaho wicika intege uzatsinda. Dawidi yararwanye birangira ageze ku itsinzi. Ibikurwanya ntabwo biryamye, nawe wiryama. Ntabwo abadayimoni bicaye, abadayimoni bakamejeje, abadayimoni bari hejuru, wowe wiba hasi, ba hejuru y'abazimu. Ibyari hasi bijye hejuru, ibyari hejuru bicishwe bugufi. Imana igira ibintu ikubikira, Imana ikubikira izo nzandiko, Imana ikubikira iyo myuka, Imana ikubite hasi izo mbaraga. Gerageza. Igitondo cyiza bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda kandi turabashimira mwege mufatiye umwanya wo gufungura iyi video kugira ngo mubashe kumva ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibashyigikire, Imana ibiteho. Kugira neza kwa Yesu Kristo ni gukomeze kubane namwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwuzana ijambo rivuga ngo numurekure ataguhaye umugisha, numurekure ataguhaye umugisha. Reka dusenge ijambo ry'Imana. Turaje tuvuga icyo bita imbaraga zo gukirana paka ubonye umugisha wawe, ugakirana paka ubonye ibyawe, ugakirana kugeza ubonye icyo ushaka. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'iki gitondo cy'uyu munsi. Nyemerera aka kanya umuntu wese ugiye gufungura iyi video umuhe umugisha, kandi n'undi wari wese uzayifungura nyuma azahabwa umugisha w'Imana. Uwiteka Mana, ndasenga umuntu wese ugiye kumva rino jambo ryawe, ndasenze kugira ngo aze kuza kumva impinduka mu rugo, yakira impinduka mu bana, yakira impinduka udafite abana, yakira impinduka mu buzima bwe, uwari utaye ibyiringiro yongera abone ibyiringiro. Urakoze ko bikoreye kwibahisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Itangiriro ibice byawo ni 32, umurongo ni wa 27. Itangiriro 3:27, twumva icyo Imana ivuganye natwe. 3:27 aravuze ngo uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkure kurutamaye umugisha. Aramusubiza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Haleluya. Aramubwira ati nukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Umurongo wa 30, Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire muri byose. Kugira neza kwa Yesu Kristo ni gukomeze kubana na. Iri jambo tugiye kuganira n'umurekure, ngiye kuvuga ibintu bitatu byatuma uyu mugisha tuvuze hano ubona. Ibintu bitatu nibyo tugiye kuganira. Icyambere cyatuma ubona uyu mugisha nuko witandukanya na Labani. Haleluya. Uyu ni Yakobo wavuye wabahunga awingira kwa nyirarume. Akigera kwa nyirarume yitwaga Labani, yaragiye akora agenda kunda umukobwa witwa Rasheli. Arangije igihe cyo kumushyingira umukobwa yatsindiye, ayiwe Mana we, igihe cyo kumutsindira byarangiye, barangije baramuhindurira bamuhareya. Nyagaze muri uyu mwuka aka kanya ndirukana ku buzima bwawe umwuka wo guhindurirwa. Dufite abantu bahora bahindurira ubuzima bwabo, bahora babahindurira. Baraguhinduriye mu bihe byashize, akazi kawe karahinduwe, fiancé wawe baramuhinduye, ubuzima bwawe baramuhinduye. Buri gihe cyose
uhora uhindurirwa. Nawe ubwawe niwitekerezaho urasanga ibintu bigiye barabihinduye. Uyu mwuka wo guhindurirwa unkurikiye kano kanya, uyu mwuka ndawuvumye mu izina rya Yesu. Uyu mwuka wo guhindurirwa ni umwuka ushaka kuguhoza ahantu, ugahoza ahantu, ugahora ahantu, ukora ibintu, ugahora ukora ibintu bimwe, kandi uko ugenda ukora niko ugenda usaza, ugasaza utageze ku cyo ushaka. Yakobo imyaka 7 arayikora. Ayiwe baramubwiye yakunze Rasheli, baramuga ngo ntabwo tujya dushyingira, ngo ntabwo tujya dushyingira umutoya ngo umukuru ahari, kandi ntabwo babimubwiye mbere, bo baramuretse arakora. Umuvumo ugira ibibazo. Uyu umuvumo ntabwo kubuza gukira, cyangwa se karande ntabwo kubuza gukira. Irakureka ukazamuka ugakora, wagera imbere ugeze hejuru ikongera bigahananura, ukavuga ngo kubita hasi ibiwanyu nawe wabigezeho, ukahita wongera ugahananuka ukagwa. Kubigeraho ko wabigezeho, kubifata byo wabifashe, ariko ntabwo bikoreka ngo bigumane. Arakora, abyutse mu gitondo agiye kureba asanga bamuhaye Leya kandi yakoreye Rasheli. Ajya kubaza ko bitari mu masezerano twagiranye, baramubwira ngo mu mategeko yacu cyase mu mahame yacu ntabwo bibaho, ntabwo tujya dushyingira umutoya umukuru ahari, urasabwa kongera ugakora. Ayiwe mana we, Yakobo arongera aratangira arakora. Bene data, dufite abantu batsindira ibintu niba bihabwa ahubwo bakabahindurira. Niba wizi umwuka wo guhindurirwa, nyemerera dusengane uyu mwuka ukuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana uyu mwuka wo guhindurirwa, umwuka wo guhora uhindurirwa igihe icyo ari cyo cyose, uhora uhindurirwa. Uwo muvuganye no munsi ejo si wo mwongera kuvugana, inshuti zihora zihindurwa, ubuzima bwawe buhora buhindurwa. Ubuzima bwawe ni uku nguku buri, ariko mpagaze muri ubu butware, uyu mwuka wo guhindurirwa ndawirukanye mu izina rya Yesu. Wambaraga wembi ndakuvumye. Mwuka wo guhora uhindurirwa, umwuka wa Labani. Umwuka wa Labani ni ukurekure mu izina rya Yesu. Umwuka wa Labani wari uhindura ubuzima bwawe, umwuka wa Labani wari uhindura ubucuruzi bwawe, umwuka wa Labani wari uhindura ibitekerezo by'umwana wawe, umwuka wa Labani wari uhindura ibintu mu buzima bwawe, ibintu bigahora bihinduka, bigahora bisubira inyuma. Uyu mwuka ndawuvumye mu izina rya Yesu. Nawuvumye uyu mwuka, ntuzongere kugaruka mu buzima bwawe. Yaje gukora indi myaka 7, bamuhaye Rasheli, arangije nabwo abura urubyaro. Ayiwe mana we, abura iki? Abura urubyaro. Rasheli agera ku rwego ajya kubwira umugabo we Yakobo ngo wamaye abana. Urumva iki kintu? Kugira ajya kwicira inzira akamubwira ngo umugabo wanjye jya kuryamana n'umusha. Ngaho tekereza kugira kuri uru rwego. Uyu mwuka ni kwa kundi ugera ku bintu bikugoye, nabyo wabibona ubigezeho, nabyo byarangiza bikamera nk'ibigupfiriye mu biganza. Turabafite abantu bashaka bagize imyaka 40, yagera mu rugo akabura umwana, umwana agategereza kuzamubona ku myaka 47, 46. Ibyo ni ibintu tubuze. Uwo ni umwuka. Uwo mwuka umuntu arawirukana, umwuka umuntu arawuvuma. Nureba uzasanga ufite inkomoko, uzareba ufite aho uva. Yakobo uyu mwuka wamugendagaho yari yarariganyije, niyo mpamvu yariganywaga. Pawulo yaravuze ngo Imana ninegurizwa izuru, icyo umuntu abiba nicyo asasarura. Yarariganyije Esawu, arirukanka, yararimo ahunga. Uriya mwuka rero w'uburiganya wari urimo umugendo, wari urimo umukurikira, wari urimo umukurikira, wari urimo umugendaho. Uraza gusubiza amaso inyuma, ubanze urebe niba bimwe na bimwe mu bintu birimo bikubaho, urebe niba atari ibintu birimo bituruka iwanyu. Uraza gusubiza amaso inyuma urebe. Uraza kureba nawe ubwawe, uraza kwisuzuma, urebe aho waciye, urebe ibyo wanyuzemo, uvuga ngo uyu mwuka wo guhindurirwa urava hehe? Yesu ashimwe. Uyu mwuka wo guhindurirwa urava he? Ko muramindurirwa igihe cyose. Uwo mwuka rero kugira ngo kurekure, icyambere ni ugutandukana na Labani nyirawo. Urimo biteza Labani uguhindurira, ugomba gutandukana nawe utitaye ku mumaro yarakumariye. Yaramumariye umumaro ukomeye, ariko Yakobo yaramubwiye ngo sezerera, sezerera ngende,
sinshaka kuguma hano, ndambiwe umwuka wo guhindurirwa, ndatsindira inama ukazihindura, ndagusaba umugeni ukamuhindura. Uyu mwuka wo guhora mpindurirwa ndawurambiwe. Uyu mwuka wo guhora uhindurirwa aramubwira ngo mva nkubwire Labani, sezerera ngende, ndambiwe guhora mpindurirwa. Labani ntabwo Labani ashobora kukubwira ngo ndagusezereye. Oya, ufata ibyawe ugafata icyemezo. Hari umwuka uturekura ari uko dufashe icyemezo tukiruka. Yaragurutse aragenda, akimara guhaguruka wa mwuka umera nk'umukurikira. Wa mugore mwe wamutindije kwa Labani, umwe watumye atindayo, umwe yakoreye yibi bigirwamana byase. Arangije ageze imbere arabyicarira. Abyicariye Labani aje arabasaka ati iyo mutwara mukajya gutwara n'Imana zanjye mwabishakiye iki? Kubera iki? Rasheli yari afite icyizere hagiye. Yarebye ibintu baciyemo aravuga ati reka nitwaza Imana z'iwacu ntawamenya za data. Yakobo aravuga ati waya ntawabitinyuka mu banjye. Arabyicara aravuga ngo ari mu mihango y'abakobwa. Byarangiye akoze iki? Byarangiye amuvumye Yakobo ariko amuvuma atabizi. Murabizi Rasheli nagashyinguye nk'aba nagashyinguye Makipera. Afite igituro cyihariye ahantu bita Beteli. Ibyo ni ibyabayeho barimo bataha. Icya kabiri cyatuma uyu mwuka ukurekura. Amen. Haleluya. Kugira ngo ubashe kubona wa mugisha, ni ukwambutsa ibintu byose wari ufite. Ibintu byose ukuye kwa Labani. Kwa Labani ukabyambutsa, warangije ukabyikuraho. Ibintu byose wabonye mu mafuti, ibintu byose wabonye mu buryo butosobanutse, byose ukabyikuraho. Reka mbigusomere. Aha, twagiye 3:23. Reka uze wumve gatoya. Yakobo akirana na marayika. 3:2 Itangiriro 23. Abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi, niba bandi yarakuye kwa Labani, n'ishorekezo zose zombi, n'abana be uko ari 11, kuko uwitwa Benjamin yari atari yavuka. Abyuka yambuka Yaboki, ajyana arabambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Umurongo wa 25, Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya ngo agira ate, ngo yambutse ibyo yari afite byose, ngo Yakobo asigara wenyine. Imana itegereje ko niba ari ibyaha wambariyeho, niba ari ibintu ibyo ari byo byose ubona byatuma utabasha gukirana na marayika, byatuma utabasha kwakira umugisha wawe, byiyambure. Niba ari abantu uzi neza mufitanye ibibazo, ubasaba imbabazi, uvuga ngo uyu mwaka urambera umwaka w'umugisha. Sishaka ko agira ikintu kindega mu mutima, sishaka ko agira ikintu Imana ishinja, sishaka. Yaba ari umugabo wawe musaba imbabazi, yaba ari umwana wawe musaba imbabazi, yaba ari umuturanyi musaba imbabazi, uvuge ngo mwami byose ndabyambukisha, ndashaka gusigarana nawe wenyine. Kubera ko uyu marayika ntago yaje, iba atari yabyambutsa, ahubwo amaze kubyambutsa asigaye wenyine. Haleluya. Nibwo uwo mugabo yaje. Uyu mugabo ntagapfa kuza. Uyu mugabo azi umutima wawe ukeye. Uyu mugabo azi umutima wawe wamaze kugenda. Yesu atura mu mutima utanduye. Yesu atura mu mutima udacumbikiye ibigirwamana. Yesu atura mu mutima udacumbikiye ibibi. Yesu atura mu mutima udacumbikiye ishyari. Yesu atura mu mutima udacumbikiye amagambo. Yesu atura mu mutima udacumbikiye twa tuntu twose tumwe dushobora gutuma umwuka wera agenda. Arangije ngo byose arabyambutsa, ngasigara wenyine. Aba ndashaka gusigara njyenyine, ngo agisigara wenyine. Haleluya. Marayika aravuga ati mva uyu mugabo reka mwegere, ngo ahita mwegera. Haleluya. Ibanga rya gatatu rero ni ugukirana. Gukirana rero twabigereranya nko gusenga. Ntukajya usenga ufite ibintu bindi ugiye uhatse, ntukajya usenga ufite ibintu ukicariye, ntukajya usenga ufite abantu wabitse mu mutima. Jya ubanza ubyambutse, ngo arangije arakirana, kuko nta muntu wakirana ameza atya. Urabanza ukarekura. Urabanza ukarekura ibintu ufite,
wamara kubirekura ubundi ugakirana. Ngo ako kanya Yakobo yumva amaboko yarambura kumva biremera, yaramburizwa kumva birakunda, yarambura ukugura kumva birakunda, yazamurizwa kumva birakunda, icyakoze cyose akumva kirakunze. Ngo Yakobo arakirana. Ayiwe dokore ya masiri dread. Ngo Yakobo arakirana. Ngo arakirana. Ngo ako kanya wo bleti kasonedrere. Ngo ako kanya, ngo muri kwa gukirana kwa Yakobo, ngo muri kwa kuvuduka kwa Yakobo, ngo muri kwa kurwana kwa Yakobo, ngo muri kwa kugira imbaraga kwa Yakobo, ngo akirana na marayika. Bibiliya iravuga ngo marayika aramubwira ngo ndekura kuko umuseke utambitse, aramubwira ngo sinkure kurutamaye umugisha. Mwanya aramubwira ngo ndekura umuseke uratambitse, aramubwira ngo nago nakurekura. Marayika arangije amukuramo umutsi wo mwinyonga yitako kugira ngo arebe ko yacika intege. Ariko kuko Yakobo nta kindi kintu kindi cyari kimubangamiye, ntabwo avugaga ngo abana barankurura, ntiyavugaga ngo ibyaha, ntabwo yarameze nka mukaroti ngo arebe inyuma. Oya, inumbero yo kwari kureba Imana yonyine. Aleluya. Ntukajye ukura amaso kuri Yesu. Aravuga ngo ngiye turakirana paka umaye umugisha. Loke benesare. Barakirana mu ijoro, barakirana mu gitondo. Ngo nukarangije, ngo abonye ko atamutsinze, ngo arangije aramubwira ngo witwa nde? Ntukagire kure umwami Yesu atakubashije izina ryawe. Suka ariyobewe. Ariko ari igihe agira ngo arebe ko nawe icyakuzengereje ko kizi. Aramubaza ngo witwa nde? Aramubwira ngo ndi Yakobo. Aramubwira ngo uhereye nona ntabwo uzongera kwitwa Yakobo kundi, uzitwa Isiraheli, kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Hari umugisha uva mu gukirana, hari umugisha uva mu gukora. Yakobo yarakoze, hari umugisha uva mu gukora. Arakirana kugeza abonye umugisha. Iri zina Yakobo si ryo rivugwa muri Isiraheli, havugwa Isiraheli. Isiraheli ni izina ry'umuntu. Ikomeza kwitwa Imana Yakobo, kandi yamaze kumuhindurira izina. Manishi aho waciye hose yabaye Imana. Imana yabwa icyubahiro. Ndi ku ijambo rivuga ngo numurekura ataguhaye umugisha. Ndagira ngo baze mwene data, iki cyumweru ufite nego ki? Uyu mwaka ufite iyihe nego? Imyaka iri imbere ufite iyihe nego? Ubuzima buzaza hariya hirya ufite iyihe nego? Nukwicara gutyo gusa ukavuga ngo mbara ubukeye burakeye amina. Gira intego mu mutima wawe, sibyo? Ugira intego uvuga ngo mwami Yesu ndashaka kunyura ku rwego ukangeza ku rundi rwego. Uyu mwaka ndashaka kuzamuka nkava ahantu ndi nkagera ahandi hantu, ndashaka kuva ahantu ndi kuri esikariye ya kabiri, ndashaka kuzagera ku ya karindwi. Iyo wihaye iyo ntego rero, nawe hari icyo bigusaba. Hari ibyo bigusaba kwiyambura, hari ibyo bigusaba kureka. Niba ari ukurya, niba wihaye intego ukavuga ngo ndarya 3 mu cyumweru, 4 ngasengemo, ndarya 2 mu cyumweru, 5 ngasengemo, ni wowe na Yesu wawe. Wabyumvise? Ariko iyo nego wihaye ntuteshuke. Nubwo wahura n'ibigeragezo, nubwo wahura n'ibikunyeganyeza, nuko ukuyemo umutsi wo mwinyonga yitako kugira ngo arebe ko Yakobo afite gahunda, arebe ko ibyo arimo koko abigambiriye. Apana bya bindi upanga amasengesho ngo umwana ararwaye ngo misenya avamo. Oya da, vuga ngo uyu ni umutsi wo mwinyonga yitako mvuyemo. Apana bya bindi ufata gahunda ukavuga ngo nkamaze gutegura amasengesho byarangiye, warangiza mu kandi kanya ngo ngo wacu bapfusha umuntu ngo mbaye nyasubitse. Reka da, jya gutabara uyarimo. Wowe uyagumemo vuga ati mu izina rya Yesu ibi ni ibizimu. Cyajya utangira ibintu ukajya kumva ngo imodoka yanjye igonze moteri. Reka da, vuga ngo igonze moteri ariko genda komeza kubana n'Imana. Uvuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Nuko Yobu mu bintu byatumye Imana imuha amahirwe ya kabiri niyigeze arekura, yarakomeza arakirana. Ndagiye mbabwire bene data, ibanga ryo gutsinda nuko udacika intege. Wazamurira Imana icyubahiro. Ibanga ryo gutsinda nuko udacika intege. Nucika intege ntabwo uzatsinda. Hoya, abantu bose uruzi bageze ku itsinzi ntabwo bigeze bacika intege. Itsinzi yose iva mu ntambara. Yakobo yararwanya akura izina, nawe nurwana uzakura izina mu izina rya Yesu. Itsinzi yose iva mu ntambara. Intambara urwana mu kirere cy'umwuka, intambara urwana y'ibigeragezo, aho ngaho wicika intege uzatsinda. Dawidi yararwanye birangira ageze ku itsinzi. Yarwanye intambara na Sawuli,
yamujugunye imyambi myinshi, ariko Dawidi ntigeze acika intege. Yarwanye intambara ikomeye cyane arihangana, ariko letisero lemanside byarangiye ageze ku itsinzi. Itsinzi yose iva mu ntambara. Wowe ntabwo ushaka kurwana, urategura ibintu, urategura urugamba ukavuga ngo ngiye guhangana n'abazimu, akabaje akageragezo gato ngo mbaye mbiretse gato mana tuzasubira. Oya da, ibikurwanya ntabwo byicaye, ibikurwanya ntabwo biryamye, nawe wiryama. Ntabwo abadayimoni bicaye, abadayimoni bakamejeje, abadayimoni bari hejuru, wowe wiba hasi, ba hejuru y'abazimu. Ibyari hasi bijye hejuru, ibyari hejuru bicishwe bugufi. Imana igira ibintu ikubikira, Imana ikubikira izo nzandiko, Imana ikubikira iyo myuka, Imana ikubite hasi izo mbaraga. Gerageza wicika intege. Ushaka gutsinda wicika intege, ushaka gutsinda wirangara, ushaka gutsinda komeza inzira watangiye. Itsinzi yose iva mu ntambara, itsinzi yose iva mu ntambara, aho iva ikagera iva mu ntambara. Yakobo yararwanye birangira abonye itsinzi, none wowe urakubitaho gatoya. Ndagira nkwibutse noneho ngo uhumurize, ibi bikurwanya ni ibiremwa, ariko kurwanirira ni umuremyi. Ibanga ni ukudacika intege, ibanga ni ukugumana intego, ibanga ni ukugumana ibanga watangiranye no kuvuga ngo nzatsinda. Uzatsinda. Uyu mwaka ufite gahunda ki? Muri iyi myaka 7 iri imbere ni ibihe bintu nibuza wanditse ibintu ki usengera buri munsi? Ubu ni ukubyuka gutyo gusa ugasubiramo isengesho, iryo Pastor Ernest aje kugusengesha, ibyo umuvuga butumwa runaka aje. Oya, gerageza wumve rino jambo mu buryo bwo kukwagura, ariko nawe ufite ibintu wanditse usengera buri munsi. Bizaba muri imyaka 7 kandi bizaba mu izina rya Yesu. Nudacika intege bizaba. Haleluya. Nudacika intege bizaba. Andika muri imyaka 7 icyo uzaba ubaye cyo. Yosefu yabunikiye imyaka 7 y'inzara n'imyaka 7 y'uburumbuke yayibanjirije. Muri imyaka 7 wowe urakora iki? Indi kurikiye urakora iki? Ibyo ni ibintu ugomba kwandika ukajya ubisengera. Kandi uko umwaka ushize ukajya uvivura, uko ukwezi gushize, uko umunsi ushize. Ariko mbere ya byose ubanza uhunika imbaraga z'umutima. Vuge ngo nibuza Imana yajyaga ivuganira nanjye mwiyerekwa, ariko none usigaye numva n'ijwi ryawe ry'umutima. Yajyaga ivuganira nanjye mu nzozi, ariko sigaye ngenda ikambwira ngo ca. Kubera iki? Ni ibintu wasengeye. Mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Imana iguha umugisha. Uyu mugisha ugomba kuwakira mu izina rya Yesu. Nukuri ibintu byawe mu kavuyo, ukamenya ibyo urwana nabyo, ubuzima bwawe ukabuha umurongo, utitaye ku bibazo biri muri iyi si. Ndagira ngo utangarize nkubwire ngo uzabigeraho. Subiremo, uzabigeraho. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'uyu munsi, kubwira ijambo duhaye. Nyemerera abantu baryumvise bahindurwe naryo, bakira imbaraga ziturutse kuri wowe. Urakoze kubikoreye kwiyubayisha. Reka umuntu wese wumvise rino jambo ubuzima bwe buhinduke, agira intego, agira uko ahagarara, agira uko ari bubigenze, kugira ngo ubashe gutura muri we nawe ature muri wowe. Urakoze mwami Yesu Kristo, urakoze kuje kugaragaza imbaraga zawe mu buzima bwe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.